kaze neza kuri Brashari TV. Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Bimeze bite rero? Ndatekereza ko umeze neza kandi urabakora. Ndagushimiye wowe ukurikiye Brashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magana. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose zacu zibona. Aka ni ka kazi k'umuturika. Thank you aba Brashari mwese. Thank you aba Brashari mwese. Ni Brashari zirikanye kuri uyu munsi w'isabukuru nziza. Uwo ni we yavuko nagiriyeho kwita no kurikiye Brashari TV. Imyaka ingana n'icyo kandi ukaba uri kubona imodoka yose nyinshi hejuru. Iyo myaka yose ni ukuri Brashari TV. Comment zanyu nazibonye, ariko ibi ni ibiki kuri Brashari TV. Gift zanyu nazibonye. Thank you Esther, thank you Deborah, thank you Mutsinzi, thank you Brashari. Iyi ni Brashari TV mu bice bitandukanye. nakuze n'imodoka kuri mobile money. Corolla. Mukomeze mwohereza ni 0,888 4 Iyi modoka urayizi. Izi ni za modoka z'ibituruka zibarwa kuri Brashari TV. Mukomeze mwohereze kuri iyo nimero 0,888 4 iyo nimero iri kuri mobile money. Thank you Aisha, thank you. Ni kamwe gucuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego. Abanagurisha imodoka murabizi, dutunganya imisoro twatumwe mu kubiro cyateguwe na Brashari TV. Uzumva byinshi kuri Brashari mwagiye mubona, bigukora ku mutima, ibindi bigukora mu bwonko, ariko ibyinshi bizagutse n'iby'agaciro ku muryango we, n'iby'agaciro. Iyi modoka Brashari mwese aho muri, aho muherereye hose, amafaranga igihe uzakina ku Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, kandi uzagurisha amafaranga n'abadiaspora mukurikira Brashari TV. Nta mpamvu yo gutapfite, kandi nawe sinkeneye kugutera igihe. Niyo mpamvu kugira ko ngufasha nk'uwifasha, agufasha nk'ufasha umuvandimwe we. Hari ibintu bibaho bikagukora ku mutima, ntago nari nzi ko mushobora kumva ntacyo baburusha abandi, kuko abandi bose baraje bagura imodoka kuri Brashari TV. Ntabwo nari nzi yuko baravuga ati Brashari TV heza cyane, Brashari TV uramuzi, ariko bahuye nanjye murabizi neza ibyo nagiye mbakorera. Gusa byandenze, niyo mpamvu babwira ngo muraba Brashari, niyo mpamvu babwira ngo muri inshuti magara, niyo mpamvu babwira ngo nzabafasha mwifasha, niyo mpamvu babwira ngo Brashari twifashe, nzagufata nk'inshuti magara, muza kugura imodoka. Ariko iyi modoka iyo ni umuturika. Uyu modoka nusanzwe nuza kubacika, uzongera kuri Brashari TV, hari kurugero k'abantu Brashari TV urakabya, ukambwira ati ndashaka imodoka yo kugura. Vuga ibyo ngomba kuvuga, kandi nzaguha imodoka y'umuturika, nzaguha imodoka izakora mu ntekerezo zawe. 0,888 kandi 9 kuko nawe ukoze iby'agatangaza, nawe ukoze iby'agaciro. Ushaka imodoka yo kugura cyangwa ufite imodoka ugurisha kuri Brashari, watekereje ku muvuduko munini cyane. Thank you, ibyacu bikorwa ku muvuduko munini cyane. Dutunganya ku muvuduko, twitunganya ku muvuduko 58%. Niyo mpamvu mugenda musunika amafaranga nkorera ku muvuduko 58%. N'itsinda rikoreye Brashari. Ese koko nawe uri umu Brashari? kuba umu Brashari bigoye cyane, bigoye nuko niba waragura imodoka kuri Brashari uri umu Brashari, kuko ntabwo ushobora kuzibagiza sosiyete yaguhaye imodoka nziza y'umuturika izahora mu ntekerezo zawe. Ikindi cya kabiri, niba warakoze subscribe ugakora comment, aho ngaho ufata nk'inshuti magara, imodoka Brashari wamaze kuba umu Brashari. Aha ngaha ni iwawe. Iyi Brashari si yanjye, ahubwo ni iyawe. Ushaka kizabe nk'uko ushaka, wowe wambaye hafi, wowe wavuze ati Brashari TV ndashaka kuza turi kumwe. No kuri uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV bagutekereza, niyo mpamvu mbwira ngo nzaza kugura imodoka comment, itariki imodoka zageze nubahiriza, hanyuma gushaka imodoka nitonze gake. Ibaze koko ku munsi twakira imodoka 1000, tekereza mu modoka 1000 kujonjoramo imodoka imwe, ukazaza ugasanga imodoka iteguye
aho ntabwo wakwirwa wicokoza mu bwonko. Icyo ukora gukubita imodoka nziza y'umuturika izahora mu nteke zawe, ya modoka nawe ugenda ukavuga, wagera mu ntaka ukavuga ati ariko koko iyi modoka uyivanyeho bro, iyi modoka uyivanyeho daddy, ukavuga ati ni kuri Burashari TV, ati nanjye Burashari TV ndayizi. Ariko koko itekereza mbonera gusuhuza aba Burashari mwese bari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, abo ni aba Burashari. Ndabizi ko munkurikira buri munsi, ndabizi ko reka imodoka ku isoko buri munsi muzibona, ariko koko reba imodoka, ntuze kuba wacika, ntuze kuba wamvuna. Namaze kukwinjira mu kibuga bushyashya, namaze gutekera imodoka ku isoko, Toyota Corolla 2010 ku mafaranga 8,500,000 urabasha ko wayegukana. Nakubwiye ngo no gukatura turakatura, no gukopa turagukopa, ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka ihe modoka koko, ushaka ihe modoka, ufite imodoka ugurisha, urashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, urashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, duhamagare kuri 0788 49 23. Izo nimero ushobora kuba wazitwandikiraho cyangwa ukazitwoherezaho kuri WhatsApp, cyangwa kuri WhatsApp ukatwandikira kuri WhatsApp. Ni ukuvuga ngo inkunga y'ibitekerezo yanyu niyo nkeneye aka kanya. Nkeneye inkunga yanyu y'ibitekerezo kuko naje gusanga mutekereza ku muvuduko munini cyane. Naje gusanga aba Burashari muri ibitangaza rwose, muri ibitangaza aba Burashari. Tekereza, nkunda rero ukuntu komenti zanyu nizo zinyura, ukavuga ati Burashari komereza ha, Burashari acuruza imodoka nshyashya, ati Burashari nabonye imodoka wahaye Rudoviko, ati Burashari nabonye imodoka wahaye Esther, Burashari nabonye imodoka wahaye mama Debora. Ariko warazibonye nyine, hakisigaye iyawe, ntuze ko wacikwa. Ndagushimiye wowe twabanye kuri Burashari TV, turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka y'umuturika ishaka amafaranga make cyane. Uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nereka ku isoko zose uzajya uzibona. Uduhamagara kuri 0788 49 23. Tuzasubira ubutaha turi gutereka izindi modoka ku isoko nyinshi hejuru. See you, bye bye.